Bakunzi ba Mboguness TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo ndetse na Uganda na Kenya. Ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye. Ndifuriza kandi igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo, Zambia, mu mujyi wa Lusaka. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza. Namwe mwese mudukurikiye muri mu gihugu cya Malawi, mu mujyi wa Lilongwe na Blantyre, ndabifuriza umunsi mwiza. Kandi namwe muri mu gihugu cya Mozambique, abaherereye mu ntara ya Tete, muri quartier ya Mwatize na Kambindi, mwese ndabifuriza umunsi mwiza. Kandi namwe muri mu gihugu cya South Africa, abari muri Amerika, ku mugabane wa Amerika ndabasuje cyane, abari muri Indonesia ndabasuje cyane, namwe muri ku mugabane w'Uburayi, aba Belgique, France, Ubwongereza, Sweden, mwese mwumve mwikaze mu kiganiro. Kandi ndabifuriza akazi keza ku bagafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Iyi mukurikirana ni Mboguness TV, nge mugiye kubana nayo mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe twabagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye, mbashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'agaciro rwose, Imana ijye ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Nk'ibisanzwe rero twongeye kugaruka uyu munsi, tuje kuganira ku kijyanye na maraya ukomeye ahetswe n'inyamaswa ifite imitwe myinshi, uko bisobanura nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyahishuwe. Iyo tugiye mu byahishuwe turabibona. Uyu munsi tuje kuganira ku bintu byinshi abantu benshi bakunda kwibaza, ariko bake babyumva neza. Nk'uko Yohana yabonye umugore wambaye neza cyane yicaye ku nyamaswa itukura ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ibi byose yabibonye mu byahishuwe igice cya 17. Ariko se uwo mugore ninde? Iyo nyamaswa ivugwa ni iki? Kandi byerekeye iki gihe turimo turabimenya gute tubashe kubisobanukirwa? Ariko se uwo mugore ninde? Iyo nyamaswa ivuga iki? Kandi byerekeye iki gihe turimo? Reka tubisobanukirwe hamwe, kuko ukuri kuracyariho nubwo isi irimo kwiyibagiza. Aho bivugwa rero muri Bibiliya, nk'uko twabibonye muri Bibiliya mu byahishuwe ibice 17, hari aho bigaragara rwose. Umwe mu bamarayika 7 bari bafite ibibindi arambwira ati, ngwino nkwereke guhanwa kwa maraya ukomeye uri ku mazi menshi. Abonye umugore wambaye imyenda y'umweru n'umutuku, wambaye izahabu n'amabuye y'agaciro, afite igikombe cyuzuye isoni n'ibyo ubusambanyi bwe byabyaye. Yohana yabonye maraya uteye ubwoba yicaye ku nyamaswa itukura cyane, ifite n'imitwe 7 n'amahembe 10. Rero tugiye mu busobanuro bwa maraya, dusubiye inyuma gato, mu by'ukuri Yohana ubwo yari ari ku kirwa cy'i Patmos yeretswe ibintu byinshi. Imana aramugendeye imwereka ibintu byinshi bizabaho mu gihe cy'imperuka. Benshi rero ntabwo bajya bakunda kuba basoma igitabo cy'ibyahishuwe, kuko kirimo ibintu bikomeye cyane bigendanye n'aho isi igeze. Twarabibwiwe turabyumva, ariko abantu babinyuraho bitambukira gusa, ntabwo bashishikajwe no kumenya. Mbese abantu ntabwo bashishikajwe no kumenya aho isi igeze. Rimwe ndi mu gihugu cya Zambia, hari umuririmbyi umwe wo mu itorero runaka, ndashatse ko wenda kuvuga izina ryaryo,
twarimo tuganira mu bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, nza kumwinjiza mu bintu by'ibyahishuwe kugira ngo nabyo tubiganireho, ahita ambwira ati rwose mbabarira cyane kuko ibi bintu bintera ubwoba cyane. Ndamubwira ati rero ubundi iyo uri mu Mana neza nta kintu na gito gishobora kugutera ubwoba, ahubwo ibi ngibi byahishuwe ni ibintu bidukangura kugira ngo tubashe kumenya aho isi igeze n'igihe turimo, kugira ngo tubashe kumenya uko tugomba kwitwara, kuko Yesu yatuburiye kera abinyujije mu ntumwa yiwe ari we Yohana, ubwo yamwerekaga ibi byose. Mu by'ukuri Yohana yabonye marayika uteye ubwoba yicaye kuri iyo nyamaswa itukura cyane ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Mu byahishuwe rero ubusobanuro bwabyo kuri maraya, mu byahishuwe maraya utari umugore usanzwe, ahubwo ni ishusho y'idini cyangwa itorero ryavuye mu kuri. Mwumva ko maraya atari maraya tuzi bisanzwe, ahubwo ari itorero ryavuye mu kuri. Iri torero ryo mu mwuka ryemeye kwivanga n'ubutegetsi, amafaranga n'inyungu z'isi. Iyo Bibiliya ivuga Babiloni ikomeye, ibivuga umujyi n'umwuka w'ubusambanyi bwo mu mwuka, aho abantu batura ubuhanga, ubukire n'uburanga ariko batagikunda Imana. Uyu mumaraya wambaye zahabu ashushanya uburyo isi irimbishije ibyaha, uburyo abantu bazi Imana mu kanwa ariko imitima yabo iri kure yayo. Inyamaswa rero ifite imitwe 7 n'amahembe 10, iyi nyamaswa Yohana yabonye ni ishusho y'ubutegetsi bw'isi bukorera Satani. Imitwe 7 ingoma cyangwa ibihugu bikomeye byagiye bigenga isi, naho amahembe 10 ni abategetsi 10 cyangwa imbaraga 10 zigiye kunga ubumwe mu minsi ya nyuma. Murabizi ko uko byasa kose hari ibihugu bigenda byishyira hamwe kugira ngo byemeze gahunda imwe yo kugira ngo bayobore isi. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda tubagezaho mu biganiro bitandukanye, tubereka uburyo ki aho isi igeze nitutaba amaso ko isi ishobora kudutwara ugasanga tugiye mu buyobe nk'ubwo ngubwo. Rero mu magambo make, inyamaswa ihagarariye uburyo isi yose izashyirwaho ubuyobozi bumwe, world system, izarwanya Kristo ishyigikiwe n'abategetsi n'abanyamadini. Aho niho rero umva bamwe bajya bavuga ko antikristo yaraje ariko ataratangira kwigaragaza, ubwo nibwo azaba atangiye kwigaragaza ku mugaragaro. Rero tugomba kuba maso kugira ngo tutazatwarwa n'ibyo bihe bizabije bikomeye. Rero mu busobanuro mu bihe turimo, tugereranyije n'ibihe turimo, reba neza ibiri kuba muri iki gihe. Isi yose irimo gushyira hamwe mu bukungu, mu bucuruzi no mu madini. Harimo kuvuka ibikorwa byitwa religious unity, aho abantu bavuga ko bose basenga Imana imwe ariko batemera Yesu nk'umucunguzi wenyine. Harimo gukorerwa gahunda z'ubutegetsi bw'isi imwe n'ikoranabuhanga rigenga byose. Urumva nk'ayo madini yatangiye kwishyira hamwe rero, agatangira kuvuga ko asenga Imana imwe kandi atemera Yesu nk'umukiza. Ni ikibazo gikomeye. Ubwiwe Yesu yaravuze ati, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane ku batemera umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko Yesu ubwe yarabyivugiye ko ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Rero nimba utamwizera ni ikibazo gikomeye cyane, ukaba utamwemera nk'umwana w'Imana cyangwa umucunguzi wacunguye abari mu isi. Rero Imana idufashe cyane kandi turusheho gusobanukirwa n'ibihe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari we watubereye incungu. Yatubereye incungu natwe twaba ari mu isi ubwo Satani yari yaradufashe bugwate, ariko amaraso aducunguza, amaraso y'igiciro gikomeye.
Rero ibi byose ni ibimenyetso by'uko inyamaswa na maraya barimo gukorera hamwe kugira ngo bayobye abantu. Ni ishusho y'ibihe bya nyuma Yohana yabonye. Urumva mu by'ukuri ko ari sisiteme barimo barakoresha kugira ngo babashe kuyobya intore z'Imana, ariko Imana itubereye maso kandi natwe tugire ubushake no kwegera Imana cyane no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tutazagwa mu mutego wa Satani muri ubu buyobe barimo bashaka kudushyiramo. Rero isomo rikomeye dukuramo iyi nzozi ya Yohana iratwibutsa ibintu bitatu. Iratwibutsa ko icya mbere Imana iduhamagarira kutavanga ukuri n'ibinyoma. Icya kabiri ko tugomba kuba maso ku by'ubutegetsi, amafaranga n'imyidagaduro bitwibagiza Imana. Icya gatatu rero tugomba kubaho nk'abera muri Babiloni, tutari ab'isi nubwo dutuye muri yo. Rero Yesu aratubwira ati nimuvemo bantu banjye kugira ngo mudafatanya nawe mu byaha bye, kuko tubisoma mu Byahishuwe ibice 18 umurongo wa 4. Ubutumwa ni bumwe: gusiga Babiloni, gutegura imitima yacu kuko Kristo ari hafi. Mu by'ukuri tugomba, nubwo turi mu isi nyine yuzuye ibyaha, ariko ntabwo tugomba kwisanisha nabyo, ahubwo tugomba kureba uburyo ki twakirinda. Iyi Babiloni bavuga niyo si y'ubu ngubu tugezemo, aho ibyaha byabaye byinshi cyane. Ariyo mpamvu tugomba kureba uburyo ki twirinda, nubwo tuyirimo, tugasaba imbaraga zo kunesha icyaha icyo ari cyo cyose. Tukirinda, kuko isaha nigera ubwo umwami Yesu azaba aje kujyana itorero, natwe azasange twera. Ndagusaba rero nshuti yanjye, niba iri somo ryagukoze ku mutima, ushyireho like, ushyireho comment, kandi usangize abandi ubu butumwa bwiza kuri Humble Goodness TV. Twiga ijambo ry'Imana kandi rikora abantu benshi ku mutima, kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu Kristo. Rero ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza kuba gafite. Mwese mwari mudukurikiranye mu kiganiro twaganiraga ku bijyanye n'inyamaswa ihetse maraya ukomeye. Ibi byose ni ibintu biri mu Byahishuwe. Abasomye igitabo cy'Ibyahishuwe rwose nibyo Yohana yeretswe ku kirwa cy'i Patimosi. Ni ibintu bikomeye cyane. Iki gitabo rwose gifite ibintu bikomeye cyane, ayo mpamvu tugomba kuzajya tukiganiraho cyane bimwe na bimwe, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibihe tugezemo. Yanjye rero mwabanye muri iki kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Iyi mwakurikiranaga ari Humble Goodness TV. Mbifuriza umunsi mwiza, kandi no kugira ngo mujye musangiza ibiganiro abantu batandukanye, kugira ngo tubashe gusakaza ivugabutumwa. Imana ikumpera umugisha cyane, we wabanye nanjye, wafashe umwanya ugakurikira iki kiganiro. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Shalom shalom.